asobanukirwa risasi y'amaraso. Reka dutangire ikiganiro twibaza tuti ese risasi ni iki? Ese ni akahe kamaro ko kuyimenya by'umwihariko ku mugore utwite? Risasi ni kimwe mu birango by'amaraso biba ku turemangingo dutukura tw'amaraso, ariko kugira ngo umuntu asobanukirwe neza ibyayo ni ngombwa ko dusobanukirwa mbere na mbere amaraso. Burya ubusanzwe amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi. Muri byo icya mbere ni uko hari uturemangingo dutukura twitwa red blood cell. Akazi k'utu turemangingo dutukura ni uko ari two dutwara umwuka mwiza oxygen mu mubiri hose, tukanavana umwuka mubi mu mubiri tuwujyana hanze iyo umuntu asohora umwuka. Burya ubusanzwe amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi. Muri byo icya kabiri ni uko hari uturemangingo tw'umweru twitwa white blood cell, kandi akazi katwo ni ukurwanya indwara. Burya ubusanzwe amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi. Muri byo icya gatatu ni uko hari uturemangingo bita platelet, kandi akazi katwo ni ugufasha amaraso kuvura iyo umuntu akomeretse. Burya ubusanzwe amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi. Muri byo icya kane ni uko hari nanone ikindi gice kigizwe cyane cyane n'amazi bita plasma. Akazi kacyo ni ugutwara ibyo tuba twariye, imisemburo n'imyanda y'umubiri. Nyuma yo gusobanukirwa amaraso n'ibice bine byayo, risasi rero ni kimwe mu biranga ubwoko bw'amaraso, ari byo abantu benshi basanzwe bamenya nk'ubwoko bw'amaraso burimo A, B, AB na O. Risasi nayo ni akarango kazwi nka antigen D, kaba ku turemangingo dutukura tw'amaraso, ku buryo iyo umuntu agafite aribwo bavuga ko afite risasi positive. Noneho yaba atagafite bakavuga ko afite risasi negative. Bisobanuke neza ko hejuru y'uko umuntu yagira ubwoko bw'amaraso bwa A, ashobora kugira A+ cyangwa A-, bitewe n'uko afite ikirango cya risasi cyangwa atagifite. Iyi niyo mpamvu ubwoko bw'amaraso umuntu ashobora kugira harimo amaraso ya A+, amaraso ya A-, amaraso ya B+, amaraso ya B-, amaraso ya AB+, amaraso ya AB-, amaraso ya O+, ndetse n'amaraso ya O-. Iyo bigeze mu gihe cyo gutanga amaraso, umuntu ufite risasi positive mu buryo busanzwe ntabwo yemerewe guha amaraso umuntu ufite risasi negative, niyo baba bahuje ubwoko bw'amaraso. Urugero, umuntu ufite A+ ntabwo yaha amaraso umuntu ufite A-, kubera ko abamuhayemo antigen D wa muntu atarasanganywe, bituma umubiri ukora abasirikare bo kuyirwanya. Ayo maraso abahawe ntacyo yamumarira. Reka dukomeze ikiganiro dusobanukirwa niba risasi ari ikibazo. Igisubizo kuri iki kibazo ni oya mu nyuguti nkuru. Ntabwo risasi ari ikibazo. Ubusanzwe kugira risasi positive ntacyo bitwara umuntu, kuko nibiba biri mu mubiri we, by'umwihariko umubiri we nawo uba ubizi neza. Ku rundi ruhande ariko, mu gihe runaka kugira risasi positive cyangwa risasi negative bishobora kuba ikibazo. Reka dusobanukirwe igihe risasi iba ikibazo. Umugore ufite risasi negative ni ukuvuga ku turemangingo dutukura tw'amaraso ye adafite antigen D. Iyo atwite inda y'umwana ufite risasi positive ni ukuvuga ufite antigen D akomora kuri se. Icyo gihe iyo bimeze gutyo, umubyeyi abyara uwo mwana nta kibazo, ariko mu gihe cyo kubyara aya maraso y'umwana ashobora kwivanga n'aya nyina. Iyo habayeho uko kwivanga kw'ayo maraso, bituma umubiri w'umubyeyi ubona ko hari antigen risasi idasanzwe izwi iwivanzemo, nuko igahita irimo abasirikare bo kurwanya uwo mwanzi.
ubwo rero iyo uyu mugore atwite inda zikurikiraho b'abasirikare bajya kurwanya umwana banyuze mu ngobyi aho bica twa turemangingo dutukura tw'amaraso, noneho umwana ntashobore guhumeka dore ko twabonye ko ari two dufasha umwana guhumeka. Icyo gihe iyo nda ishobora kuvamo ndetse ntabwo birangiriraho, n'inda zikurikiraho zikavamo, cyangwa se umuntu akabyara umwana utuzuye, ni ukuvuga ufite ikibazo cy'amaraso makeya cyangwa afite ikibazo cy'ubuhumekero cyangwa se icy'ubwonko. Ese ibi byakwirindwa? Igisubizo kuri iki kibazo ni yego mu nyuguti nkuru. Ni nayo mpamvu bimwe mu bizamini basaba umugore utwite harimo n'icya risasi. Iyo umugore afite risasi negatifu akibyara bamuha umuti witwa rogamu ugizwe n'abasirikare bica antigene risasi y'umwana umubiri we utarabimenya ngo wikorere abayo bamara igihe kinini. Iyi rogamu yo yica antigene gusa, ubundi kabura mu mubiri, ku buryo abaganga bayitanga hagati y'amezi 7 n'8 mu gihe umugore atwite, bakongera kandi kuyimuha mu minsi 3 akimara kubyara. Aha bivuze ko umuntu batahaye rogamu kandi yarayikwiye mu gihe cy'iminsi 3 gusa nyuma yo kubyara, ntacyo abaganga bamufasha ngo bamurinde iki kibazo. Ku ruhande rumwe abaganga bagira inama uyu mubyeyi ku buryo yakwitwara by'umwihariko, bakabikora bamuganiriza ngo yumve ko ari ibintu bibaho. Ku rundi ruhande hari abavuga ko iyo umugore amaze imyaka myinshi atabyara, hari amahirwe yo kubyara umwana udafite ikibazo kinini ugereranyije n'uko yakomeza kubyara nk'ibisanzwe. Ni iby'agaciro rero kumenya risasi yawe kugira ngo utazahura n'iki kibazo cyo kuvamo kwinda kenshi, kubyara umwana ufite amaraso make cyangwa umwana ufite ikibazo cy'ubwonko. Ni ngombwa ko igihe kwa muganga bagupimye amaraso babifatanya no kureba ubwoko bwayo, by'umwihariko bakanapima risasi. Ikindi kandi ni byiza ko buri muntu wese yajya amenya risasi ye, kuko umuntu akwiye gushishikazwa no kumenya ubwoko bw'amaraso ye, kuko ni amakuru y'ingenzi umuntu agomba kuba yiyiziho. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.